cya shitani cyarakaye. Umusore utanyeza ugasaba ari umuntu. Ndindahiro Valence papa. Acha bana we. Nta muntu ntabwo wandanza amavi. They could be mad at me. Look at my family. And then hano handitse Rutwitsi Muzi my aka. Work in China rather to be in Data wafite karisimbi. Abikunda simbo. What's up my beautiful ladies and gentlemen, let me hope that all you are fine. Muri kano kanya tubazaniye inkuru nkuko mubimenyera hano kuri DON-TV. Uyu nguyu bamwita Baltazar Ongonga, ni umwe mu bayobozi bakuru b'ikigo cy'igihugu gishinzwe iperereza ry'imari National Agency for Financial Investigation. Akaba akomoka mu muryango bivugwako ari umuryango wamamaye cyane mu bijyanye no gukora no gukina filme z'urukoza soni. Akaba kandi afite mukuruwe nawe utinywa cyane biturutse ku kuba ngo nta mugore asubiza inyuma we, akaba yitwa Baltazar wa Libido. Nyuma y'iperereza ryakozwe bitunguranye rigakorwa hasurwa ofisi ya Baltazar Engonga ari we muyobozi mukuru w'ikigo, hasanzwe mu masede yariho amashusho arenga 400 y'abagore yaryamanye nabo, kandi akaba amashusho yafashwe ku bushake bari gukora imibonano mpuzabitsina menshi akaba yarafatiwe mu biro bye, ndetse kandi akarimo n'amashusho yagiye afatirwa mu bindi bice bigiye bitandukanye. Ariko kandi abo bagore yagiye afatana n'abayo mashusho hakaba higanjemo cyane abagore bo b'abayobozi mu nzego za guverinoma ya Guinea Equatoriale. Muri abo bagore rero hakaba harimo umugore w'umuyobozi mukuru ushinzwe umutekano w'inzego nkuru muri guverinoma ya Guinea Equatoriale. Hakaba harimo kandi umugore w'umuvugizi mukuru wa Guinea Equatoriale ariwe Ngwema, mushiki wa Perezida Theodore Obiang Nguema Mbasogo, umukobwa w'umuyobozi mukuru wa polisi, umugore w'umupastor w'inshuti ye, umugore w'umuyobozi w'ingabo muri Guinea Equatoriale, umugore w'umugabo ucuga umutekano we, abagore b'abaminisitiri bamwe mu bagize guverinoma ya Guinea Equatoriale, umugore wa mukuru ndetse n'uwa nyirurume cyangwa umugore w'umugabo uvukana na se, aho bivuga ko ngo yaryamanye n'abagore 6 mu 8 y'abagize guverinoma. Ibi byose Baltazar Ongonga yabikoze yishingikije ububasha ahabwa n'amategeko cyangwa se umwanya afite cyangwa se inshingano, ariko bimwe n'ubundi akabikorana n'abagore ariko babyumvikanye atari ku gahato na gato, ya bose babyumvikanye. Hanyuma bamara kubikorana bagafata amashusho yabika ku masede, none ayo masede nayo kayasiga muri ofisi ye. Ibintu rero biza kuba bibi bwo hatangizwaga iperereza mu buryo butunguranye ndetse atabibwiwe, bakagera muri ofisi ye bagasanga ayo masede, hanyuma bakajya kuyareba bagasanga ayo mashusho arenga 400 y'urukoza soni agaragaza imibonano mpuzabitsina yagiye akorera mu biro bye ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye harimo abagore bo muri izo nzego zigiye zitandukanye, ariko birinda kuyashyira hanze yose uko yakabaye, aho bagiye bafata ama screenshot y'ayo mavideo bakagenda bari ibyo posting ariko ntibazi kugaragazamo amasura cyane, mu rwego rwo kugira ngo bataza kugira abantu basenya cyangwa se kugira abantu bashyirira ubwambure hanze. Ariko baza kumentioninga amazina ya bamwe cyangwa se baza kumentioninga abo bagore ngo n'abagore bande cyangwa se bashinzwe iki, hanyuma rero baza kubishyira hanze. Abantu benshi rero bagiye bagaruka ku kuba uno mugabo Baltazar Engonga bishobora kuri bugurane kugira ngo haze kuboneka ikimenyetso kimuhamya ibyo bintu. Usibye wenda ko hari ayo mashusho ndetse hari na benshi bagiye bafata bakagaragaza hanze amashusho arimo we agaragara ariko abo bagore bandi batagaragara, ariko nanone nta mugore no muri gushaka kujya hanze ngo avuge ibyamukorewe kugira ngo wenda baze kubona ahantu bahera bavuga ati dore victime nguyu. Abenshi kugenda babihisha banga mu rwego rwo kwisenyera cyangwa se gusenya imiryango yabo cyangwa kwishyira hanze ko bakoranye ibyo bintu n'uno mugabo, hanyuma bagakomeza kugenda basigasira nyine icyo nakwita nka privacy cyangwa se ubuzima bwite bwabo, aho benshi bagiye banga nyine kugaragaza amasura yabo kugira ikintu bavuga, kandi icyo babikora cyane banga kugaragara muri no dossier ya Baltazar Engonga, umwe kandi mu bantu banafite imbaraga zikomeye cyane muri cya gihugu bitewe nuko ari umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe iperereza ry'imari National Agency for Financial Investigation, ufite nawe ahurira cyane nabo mu buzima busanzwe nyine mu kazi ka buri munsi muri no guverinoma ya Guinea Equatoriale. Hakimara kujya hanze amashusho agaragaza ibi byakozwe n'uno mugabo bigakorerwa muri ofisi yaho akorera ku kazi ke, byatekerejwe yuko n'abandi bagiye batandukanye mu buyobozi bwa Guinea Equatoriale hari benshi bagenda bakora ibikorwa nk'ibi ngibi. Hanyuma rero leta yaje kubitangiza umukwabu cyangwa se itangiza iperereza cyane ku bantu bakorera imibonano mpuzabitsina muri ofisi zabo. Ubu ikiri ku mbuga nkoranyambaga cyane kuri Twitter cyangwa se X, ubu niyo nkuru muri kino gihugu ndetse n'ibihugu bituranye na Guinea Equatoriale.
kandi ni skandal iri gukwirakwira cyane ku isi hose kuko nta handi hantu ibintu byigeze biba ko umuntu umwe muri guverinoma yazenguruka abagore bamwe mu bagize iyo guverinoma cyangwa se abagore bayikoramo ndetse na bamwe mu bantu ba famiye ya hafi cyane ya perezida akagenda abazenguruka bose bakorana imibonano mpuzabitsina noneho byarangira akongera no gufata amashusho hanyuma akayashyika ku masede ku buryo igihe cyose n'undi ashobora gufata ayo mashusho akaba yayashyira hanze agashyira hanze guverinoma yose uko yakabaye wenda mu gihe yaba amaze kuva mu buyobozi cyangwa se hari ikindi kintu kibayeho cyangwa no mu buryo butunguranye hagize umuntu ubasha kugira access kuri ayo masede akayashyira hanze ayo mashusho. Igitangaje rero kuri no nkuru biravugwa ko uno mugabo ashobora kutagira igihano ahabwa bashingiye ku kuba nta mugore n'umwe uri kwemera gushyira isura ye hanze cyangwa se wajye muri public avuga ibyamukorewe bigashobora kuba byatuma rero hatazaboneka ikimenyetso na kimwe kigaragaza ko no mugabo hari umuntu yangije cyangwa se victime urimo. Gusa ikindi gihe nuko wenda batangiye no gukora ubushakashatsi ngo bamenye niba no mugabo ibyo bintu yarabikoze agira ngo wenda abe yakwanduza bano bagore bose bagiye batandukanye indwara runaka y'abasida cyangwa n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina kuko muri Guinea hari itegeko rihanira umuntu kuba wenda yakora imibonano mpuzabitsina agakwirakwiza indwara runaka abikoze ku bushake ariko mu gihe basanga iyo ndwara ntafite ntayo yabakwirakwijemo bashobora no kuba batagira ikintu na kimwe bamuhanisha. Ikindi muri kino gihugu abantu bakomeje kuvuga nuko uno mugabo ashaka gushimutwa biturutse kuko wenda yarakoranye imibonano mpuzabitsina n'abagore b'abayobozi bakuru b'inzego z'umutekano muri iki gihugu cya Guinea Equatoriale akaba yagiye akorana nabo imibonano mpuzabitsina n'abagore babo mu gihe kigiye gitandukanye ndetse muri ayo mashusho yagiye afata agashyira kuri CD nayo agiye hakuyemo amashusho y'abagore babo ari kuryamana nabo ibintu nyine bameze nabi cyane muri office ye. Rero abantu bagakomeza kuvuga ko umutekano rwose ushobora kuba utari buze kugenda neza cyane mu gihe leta itaza kugira igihano runaka imuhereza ngo imufunge kandi ukavuga ko ubundi ngo baramusa bamufunze ashaka kumufunga mu buzima bwe bwose cyangwa se bitakorwa akaba yashimutwa na bamwe mu bayobozi bakuru bo mu nzego z'umutekano hano muri Guinea Equatoriale nk'uko babyumvise ko yaryamanye n'umugore w'umuyobozi mukuru w'ingabo muri Guinea Equatoriale. Ibyo ngibyo bikaba bishobora gutuma ubuzima bwe bujya mu kaga cyane bakaba wenda igihe ataba yahawe igihano wenda ngo afungwe yagihawe na guverinoma we byanyuze mu nzira z'amategeko. Rero abo bayobozi bakuru mu ngabo cyangwa se mu nzego z'umutekano bakaba bashaka gukoresha uburyo bwabo kugira ngo no mugabo nawe bashobore kuba bamwihoreraho ibintu bikaba bibuze gushobora gukomeza kugenda bigenda nabi cyane. Gusa iyo nkuru uragikomeza kuyikurikirana kuri DON TV nk'ibisanzwe urabizi neza yuko hanga nta kintu na kimwe ushaka kuturana ikintu usabwa ni kimwe n'ukanda subscribe ugafungura notification hanyuma kandi ukaduhereza igitekerezo cyawe kuba wumva inkuru zacu hanyuma tugakomeza kubana 5 kuri 5. So rero mukomeze kugira ibihe byiza.